Soma neno linaloandikwa na kitabu cha Yohana. Habari njema ya Yohana 5:39 katika 42. Ndugu huyu Mike aweze kusoma Yohana Injili sura 5:39 hadi 42. Tusome ijambo la Kristo. Amen. Kandi ibyo wantumye ashaka ni ibi. Turasoma muri Yesu Kristo. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya, nyamara mwanze kubuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Sinshaka ishimwe ry'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Njye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe muzamwemera. Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu? Turicara.
nashimye ko Imana yakoze ibitangaza yanavuze twageze kwa muganga turebye ukuntu umwana aryamye umwana ntiyanyagambura umwana ntavuga umwana ntareba tuvuga ati ibintu birakomeye bose nta muri yo turarebana irinda kumuca intege napfukama turasenga ariko kuko amasengesho abera ndetse nuko dufite Imana yumva ariko Imana ikiza Imana mukiza kucyubahiro Amasare mama gakuru burya abenshi batanze amashimwe mmoja alitoa shukrani batabivuze kwa sababu ariko burya bitewe n'umwanya dufite naletwa na wakati tunayo n'abashi bacu dada zetu ntabwo bene data biravuga ati umwuka w'abahanuzi ugengwa nawe ubonye kuri aha ngaha mu mwanya mutoya nuvuga ati none se kagiye none se kabitwaye none se kano kanya nubona dutinze tuvuga ati kadukereje oya ntabwo ari ibyacu ntabwo turi abacu ngo twigenge ntabwo dufite umugenga tunamutawala ni Yesu. Amen. Ujye mubyakira rero Mwipokee uko abana b'Imana watoto wa Mungu bagendana n'ibihe wanaenda ndetse n'ijambo ry'Imana. na neno la Mungu. Abana b'Imana hafi y'ibihe Watoto wa Mungu ugenda mugenza abanyakigari byo kugenda mwebwe nimwifuza gusigara inyuma ahubwo mugenda n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ivuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge sisi wetu tuzitawala ahubwo turagenda ntabwo twitegeka dufite umutegeka Bibiliya iratubwira ati burya umuntu wigenga amwita ikigenge iyo ubona uri umwana mu nzu wiyumve burya nawe afite umwami umutwara burya nawe afite ikintu gituma atakumva burya ni byiza ko abana bumvira ababyeyi babo natwe abakristo tukumvira Kristo kuko turi abakristo. Amen. Imana mugisha mu izina Yesu Kristo. Dushima Imana cyane cy'inkomatiro n'umunsi mu by'ukuri n'ishimwe rikomeye mushaka kubyumva mukabona byoroshye mu kanya ab'amahama barasohotse kwa muda mchache watu wa mahama wanatoka makusanyikoni basohotse wanatoka wapi bateraniye ko walikusanyia abo Imana yabishoboje burya Imana yatanze ikoranabuhanga itanga uburyo ufunga insengero nyinshi zirafunze ahantu ku nyuma no hino ibiri ku isi ntiwamenya impamvu ariko Imana irabizi aho hose rero burya Imana yatanze umucyo itanga inzira aba Imana yabishoboje avuga ati burya rero burya musera ibitwibuka kuba babishoboye ndire ku murongo rya kumva ku murongo uracitse kumva yataye amaseka unasikia gute ariko Imana yabishoboje Imana umugisha kandi n'undi yamubishobozwa mujye murasenga hano turi ntabwo ari iwacu dufite byinshi dufite imitego myinshi iduhuza muri uru rugendo ariko Bibiliya ikavuga ati nimubona ibyo muzararame nimubona muzararame umucunguzi bwanyu muri we bugufi. Amen. Ejo twaganira amagambo meza amagambo atubwira ubuhamya biravuga ati burya bisaba ubuhamya impamvu bose ati mbivuze keneka yaba ari twatera gusa ko ubuhamya mfite ntabwo ari ubw'umunota ubuhamya mfite ntabwo ari ubw'isaha ahubwo ubuhamya mfite bisaba kwicara ijambo ry'Imana rero twaraganiye ejo twavuga ati burya ni ubuhamya. Amen. abatubanjirije bemeye kwitanga n'ibita ku byabo ndetse ntibarengera ubuzima bwabo baravuga ngo uwita ku buzima bwe uwite kuri we agashya kwirengera ubuzima bwe azabubura kuko banditse ngo ubibira umubiri azazarura kubora ariko ubibira umwuka azazarura ubugingo buhoraho. Amen. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Yari amagambo ngewe nakunze cyane twumvishwa bwa Dawidi ndetse ndibuka umusamariya we na Yesu baraganira ikiganiro kirekire murabyibuka nawe tubwiye
jinsi walituambia. Yesu aramubwira ati Yesu alimwambia genda n'umugabo wawe kuko amazi ndaguha ntabwo wenyine abo ni imbaraga kiza agakiza ngo nawe ubashe kumenya uwo ndiwe. Aramubwira ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze neza ntawe ufite koko n'uwo mwana Yesu wawe n'abatanu bawe aravuga ati babimenye ni wo Mesiya kuko twabwiwe ko Mesiya naza azamenya umutima w'umuntu. Amen. Naza azamenya ibihishwe ntabimenye agenda atangaza agenda atanga ubuhamya avuga ko yahuye na Mesiya. Natwe rero burya ibyo tuzi ni uko ntibitubona bukomeye Imana yacu igira neza. Imana yacu ni umukiza, arakiza kandi akabigaragaza. Twabonye gukiza kw'Imana, twabonye ibitangaza by'Imana. Ubwo nibwo buhamya dufite ku mutima. Ese ubona guhamiriza Imana imirimo Uwiteka yakoze? Ntabwo ufite mu mutima wawe bw'ibyo Imana yakoze. Ese buhiye waba udashantara akamushaka imbere ngo bitubwire bwakwira bugacya. Uwafata Rasheli ati Rasheli bitubwire bwakwira bugacya kandi ntabwo uzajya kuvuga bingana kuko tuvuga gake. Urugendo rw'umuntu ni urugendo rurerure, ni inzira ndende. Ibuka wavuye, ibuka ugeze, ibuka uri kujya, urashobora n'iki? Ni ubuhamya. Bene data bashiki bacu ni ubuhamya. Imana ni umuhamya. Nubona kubigendamo nabi, nubona kubifata icyo wishakiye, umenye ko mu rugendo rwawe nta buhamya. Ariko ufite ubuhamya arabikomeza. Amen. Ufite ubuhamya ntanyeganyezwa n'imiraba. Iyo haje ibibazo, iyo haje ingorane, ubuhamya buragukomeza. Nawe nura n'ingorane, nura n'ibibazo, ubuhamya buzakubera ingabo. Muri rugendo mu kwizera bisaba ubuhamya. Ufite ibibazo mu rugo rwawe, una matatizo nyumbani mwako, jya wicara ukae urebe mbere na mbere, uone kwa mwanzo, ujye mu mibare. uende ndani ya hesabu. Umucuruzi ajya afata umwanya akicara akareba ese narahombye cyane niomba nilifaidika. natwe nk'abakristo mu rugendo rwawe guhera mbere na mbere ukizera ubutumwa kugeza buno, wicara witekerezaho urebe nubona uri guhomba ubwire Imana hano narahombye ariko nkeneye ubuhamya ndabona ariko muri rugendo. Mujye mwicara muganire. Impamvu bikora nini kubera iki? Nta biganiro. Nagira ngo abigishwa bari Emawusi bari kugenda bagenda babivugaho. Ibyo ngibyo bibabera impamba kuba babifitemo ubuhamya. Nawe ndagira ngo bikubere ubuhamya ukomeze mu rugendo. Twizere iby'ukuri, ntitukabifate nk'ibyoroshye, ntitukabikinishe. Ujye ubifata n'ukuri kuko ari ibihamya. Dufite abatubanjirije, abo batubera ibihamya. Urugendo turimo harimo abatubanjirije. Iri jambo twizeye harimo abatubanjirije. Branham arabivuga, Frank arabivuga, abagabo bakabivuga. Bose bagatanga ubuhamya kugira ngo n'abari kuvuga uyu munsi niba mvuga ubuhamya buzababereye umugozi w'igihe. Amen. Amen. Ndibuka yari umunani kwambuka umugezi, ngo batoragura amabuye menshi. Ayo mabuye bari gutoragura ni ay'iki? Ayo mabuye batoragura kubera iki? Bayagenda bayarundarunda ahantu haba ikirundo kinini. Hanyuma baravuga ati iyi Yorodani twambutse, ababibonye n'abazabibona bizabera urwibutso. Amen. Maze urwibutso rubabere ubuhamya muri uru rugendo. Muri uru rugendo dufite ubuhamya.
Imana umugisha Mungu awabariki. izina rya Yesu Kristo. Ndani ya jina la Yesu. Ariko tuvuye kuri ibyo Tunapotoka kwa tuvuye abantu batabonetse ejo tunaongea na ndetse n'abari bahari jana. tubibutsa abatari turi ejo Tulikuwa tukiwakumbusha ijambo ry'Imana ari ubuhamya. Neno la Mungu Uyu munsi rero siku ya leo niyo kwanga kujya buri munsi ugira ibyawo kila wakati na kuwa na majira yake. abana b'Imana Mtoto wa Mungu cyangwa se abisiraeli bavuye mu au Egiputa Waisraeli wakitoka Misri, be kuba ari birebire. mbona ni virefu? Mvuga iki ndeka iki Niseme nini niache nini? ngira ngo ngiye kwavamo babiranze Mimi napenda niondoke na sio na katari. bari mu rugendo Wakiwa safarini, ubuhamya ushuhuda no gukomeza abana b'Imana inaimarisha watoto wa Mungu. bagiye urugendo Walienda rutoroshye safari yenye haiko nyepesi. bafashe urugendo rutoroshye Walishika safari ngumu, ariko abenshi babashije kugenda lakini wengi abenshi babashije kwambuka wenyewe walivuka, bakomejwe n'ubuhamya waliimarishwa bareba na ushuhuda, ibitangaza waliona by'Uwiteka yakoze ishara na kazi za Mungu. abandi baravuga ati ariko kumvisha ubuhamya bw'abagabo batubwiye Ulisikia ushuhuda wa wale wanaume jinsi ko walitoka, barebye igihugu walitazama nchi, babona amaseri babona imbuto walitazama baravuga ati uko biri kose nubwo bikomeye ariko tuzagerayo kuko hari ibihamya. sababu kuna ushuhuda. Bakomezwa n'iki? Waliimarishwa na nuko bafite Uwiteka. Uwiteka ashobora byose, nimucitse intege Uwiteka aragushoboza. Nimba wihebye iri Imana ibasha byose, ko mu rugendo hari ibyo Imana yakoze. Wegera Imana, Imana umubyeyi, wegera Imana, Imana ishobora byose. Ntubifate byoroshye mbere datoki bacu. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni ingabo idukingira imyambi y'umwanzi yishe. Ijambo ry'Imana ni ingabo ibyabibazo bije. Matatizo ikitokea, Fata ubuhamya pata ukubera ushuhuda, ingabo. hiyo ngao ndani ya safari. Imana igumugisha Mungu awabariki. izina rya Yesu Ndani ya Kristo. jina la Yesu Kristo. Reka dufate akanya gatoya Aza rero, uchukue muda mchache, dufate akanya gatoya uchukue muda mchache, Imana bijya birangira kwa sababu ya Mungu haishi. ugana amagambo Tutayazungumza dusomye maneno mu gitabo cya Yohana. tunasoma ndani ya Aravuga ati Yohana. umurondora mu byanditswe Unachagua ukabwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, Ni nyinyi ngo kandi ari byo biyimamya. tenda ni Nyamara ngo mwanze kuza hondi kataa kuja ngo kwangu, muhabwe ubugingo buhoraho. pewe Ngo uzima. sinshaka ishimwe ry'abantu, Nipende shukrani ariko ya mwebwe ndabazi nuko mudakunda Imana imitima yanyu. Nge naje mu izina rya Data, kuja ndani ya mwanyemera. Baba hamukunikubali. ariko undi naza mu izina rye ubwe Lakini mwingine we muzamwemera. binafsi na jina yake Muzabasha mute mtakubali. kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu. Mnawezaje kuamini na mnapenda kushukuriwa na Ijambo watu? ndagira ngo twese tubyumve neza. Hii neno tuisikie Iri vizuri. jambo ni ijambo rikomeye. Hii ni neno ngumu. Ijambo ry'Imana ritwereka ukwizera kw'abantu Neno la bagirije, Mungu inatuonyesha rikatwereka imani ya ukwizera wale kw'abana b'Imana. wanaoamini. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ati niba ari icyaha, Sema kama kuna niba ari ikintu ijambo ry'Imana ryanga, kama kuna kitu ni uburyarya mu inakataa bantu. ni unafiki. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ati ndani ya burya umupagani cyangwa umutizera ufite uburyo ushobora kubana nawe, na jinsi na wote ufite uburyo kuishi ushobora kumutwara, ariko umuntu wamuryarya, umuntu wamwimanganya, kandi yitwa ngo ntarasenga, yitwa ngo ni umukristo, uwo muntu kumenya biragoye. Uravuga ati abo ngabo iyo bari mu bantu benshi atwereka ko ari umukiranutsi, agakorera ibintu gushimwa n'abantu. Amen. Agakorera ibintu gushimwa n'abantu. Nagera imbere ya mwene data Filipo habari aca bugufi, ariko bimeze nk'imeze gute? Biravuga ati icyo ni ikintu kibi, ati abantu bakorera ibyiza bagana gushimwa n'abantu. Ariko biravuga ati Biblia inasema, ijambo ry'Imana avuga riti neno la Mungu inasema, nge naje mu izina rya Data nimwanyemera, ariko umuntu aje mu izina rye muramwemera. Ni ukuvuga ngo twebwe ijambo twizeye sisi neno tuliloliamini ntabwo turi mu ruhande rw'abantu, ntabwo turi mu izina ry'umuntu, ahubwo ndashaka kubaza twese ku ijambo ry'Imana avuga riti. neno la Mungu inasema, Mutege amatwi neza, tegeni masikio kwa makini. biragoye Ni ngumu ariko murabyumva. lakini mtaisikia. Kubyumva
kubyumva biragoye ndabasaba mubisobanukirwe napenda muelewe. Bibiliya yanjye iravuga ati Biblia yangu nasema buri muntu afite uruhande arimo. mtu ana Amen. upande wake. Buri muntu afite uruhande arimo. Kila mtu ana upande wake. Hari abakora kugira ngo Kuna wale ambao wanatumika bashime washukuriwe na Mungu. badatazishimwe ku muntu, badatazishimwe ku muntu, ariko n'abakora Kwa mtu kuna wale ambao wanatumika bategereje gushimwa n'umuntu, wanangojea kushukuriwa, bategereje ibihembo ku bantu. wanahitaji Ijambo ry'Imana rikavuga ati neno la Mungu igihe cyose uzakora ibintu utegetswe n'amategeko, wakati igihe cyose unaamriwa uzakora ibintu utegetswe n'umuntu, ukifanya vitu na tugiye unaamriwa ntashimwe. Ahubwo hakuna shukrani. ijambo ry'Imana rivuga ati Neno la Mungu nasema burya kwizera iri jambo imani kuamini neno hili isaba kwishyurira naomba kufunuliwa. ukamenya urugero turimo. Najua Hari safari abantu utangiye ugonja kandi walianza hari abatubanjirije imirimo bakoze yatuzamirizwa neza kandi ashaka kuba nkabo. napenda nikuwe kama wao. Amen. Amen. Buri muntu Kila mtu afite uruhande arimo. ana upande wake. Niyo mpamvu iri ndirimbo ivuga ati Ndio maana nyingi nasema abari mu ruhande rw'Imana uhoraho kuwa ndani ya upande wa Mungu murangurura amajwi mupaze mushimire Uwiteka. kule Bwana. Hari abantu baje Watu ambao walikuja kuko bahamagawe n'Imana bakeneye kwizera ijambo ry'Imana, ariko harimo n'abaje badakeneye kugira ngo bizere, bakeneye kugira ngo imirimo bakora bayereke abantu, ibyo bakora bashimwe n'abantu. Ariko twebwe burya twaje kugira ngo dukore mu izina ry'Uwiteka, tumike ndani ya jina la Bwana. badufashe Mungu kandi dushoboze atuwezeshe ry'Uwiteka. ndani ya jina la Yesu Kristo. Ariko mwebwe ndabazi Mimi ninawajua nyinyi ngo yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Mungu ndani ya mioyo yenu. Biravuga ngo ni abantu bakunda kwitamararira Na watu ambao wanapenda mu bantu berekana ikinyabupfura n'icyubahiro kinini, kunyenyekea ariko bagera hirya bakagaragaza Imana ihoraho. Ntabwo ndakwanze niba ndagukunda, ntabwo wakora nka Asheri kandi ndakubwira ngo ndagukunda. Niba umwanze uramwanze, niba umukunda uramukunda, niba umunzi uramunze, niba unyanze uranyanze. Biravuga ngo utari umwanzi wanjye ni umukunzi wanjye. Amen. Utari umwanzi w'Imana ni umukunzi w'Imana. Mwenye haiko adui wa Mungu ni Muri kubyumva neza? Utari umwanzi w'Imana ni umukunzi w'Imana. mpenzi wa Mungu. Kuko biravuga ngo Biblia inasema Yesu Kristo amaze gukiza umurwayi, mmoja mgonjwa abafarisayo baraza baravuga ati alisema nta mwana w'Imana wakora ibintu, hakuna mtoto wa ngo Mungu nta badayimoni bamuteye imbaraga zo gukora ibintu. ni mashetani wanamletea nguvu ya Yesu abyumvise aravuga ati Yesu aliposikia ese abadayimoni bakuzana abadayimoni, wadaimoni watafuta abadayimoni bakuzana abadayimoni. wadaimoni Abafarisayo bategeka tumubwire ngo barimo Belezebuli ngo ntabwo ari umwana w'Imana, aranirarira. yeye Ariko anajifunza simpamvu ntabwo tuhazi. wao Reka tunakuwa nkubwire ngo mwene data, reka nkubwire mushiki wanjye, igihe uzabona isi kwanze tunapoona n'Uwiteka yaramwanze, igihe uzabona abantu bakwanze n'Imana barayanze, kuko aravuga ati niga nibakwanga uzamenya ko atari bo banze, ahubwo banze Imana iri muri wowe. Amen. Umunsi ubona bakwanze kama unaona wanakataa uzamenye ko atari wowe banze, uretse ko banze Imana kugira ngo bagukwanga n'igitangaza. Oya, abantu mu bantu birasanzwe, abantu birasanzwe babona ibitangaza by'Imana, bakabona imirimo y'Imana, aho guhimbaza Imana kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, ishyari rikazamuka, ewe kariya kabona mukabona ese uriya munyamurenge. Ariko ijambo ry'Imana riragira ngo nimba muri zateye imbere nawe ushima Imana ukaritera imbere ryawe. Amen. kwa sababu ni maendeleo yako. Murabyumva neza? Utaisikia vizuri. Mwese mwabasha gute no kwizera Kuamini kandi mumaranira gushimwa n'abantu. na tunaharakia ili Abantu niko babaye. na watu gushaka ishimwe tunatafuta shukrani riva ku Mana. inayotoka kwa Mungu. Kugira ngo bashake ishimwe riva ku Mana, Watafute shukrani kutoka kwa Mungu. ngo mwe gutekereza yuko Usiwazie ya kwamba ijambo ry'Imana neno la Mungu ni ukuri. ni kweli. Dusome Matayo 23 Matayo kugira ngo nere kubakereza. sitawachelewesha. Matayo 23 Matayo 23 ijambo ry'Imana neno la Mungu ratubwira ati
nakwambia buri muntu afite uruhande arimo kila mtu ana upande nawe wake. imbere y'Imana Na wewe ukiwa mbele ya Mungu yibwiye ati mwambie ndashaka uruhande rwawe, napenda nikiwe ndashaka ndani uruhande rw'abanzi, na ndashaka mu ruhande rw'ibibi, nataka ndashaka kuhava, ndashaka kuhava. haya napenda ni Satani ahemba nabi, ndashaka kumbura Satani, ndashaka kuvuga kwa Satani. nataka kutoka Mana ndani ngiye ya ku ruhande rwawe. napenda ni baki ndani ya upande wako. Matayo 5 Tayo 23:28 wabonye asoma aliyepata ataweza kusoma. Amen. niko muri namwe inyuma mugaragarira abakiranutsi, inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Mwebwe abanditsi n'abafarisayo mwambyarya, muzabona ishyano, kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mubirimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyaba twariho mu gihe cy'abasogokuruza ntituba twarafatanyije nabo kuvusha amaraso y'abakiranutsi. Uko niko mwihamye yuko murabana babishe abahanuzi. Ngaho nimwuzuze urugero mwabuzukuruza dusubirane kuri ushaka wagarura mwene data. Ijambo ngira ngo twumve ni iri: hano muri iyi si abafarisayo baruzuye kandi bitwa ngo barasenga, wahura nawe uko mu maguriro bagusabikishe kugufi, bagusabikishe kugufi, mukinyabupfura, icyubahiro byinshi. Haleluya, Imana ishimwe, Yesu ashimwe, amahoro urakomeye. Ariko mu mutima we ibirimo ntabwo ubizi, ngo bagaragarira abantu bakora abakiranutsi, mu maguriro banavuga Imana Rabi, ndetse bagafunga neza amakoti yabo kugira ngo bagaragare ko ari beza. Ariko abafarisayo ati mwandyarya mwe, ibyo mwereka abantu ngo si ibyo mukora. Amen. Birasaba ngo imirimo yacu igaragaze abo turi bo, ibyo tuvuga bigaragaze abo turi bo. Amen. Iyi si irimo abafarisayo benshi kandi bitwa ngo basenga, ngo ni indyarya. Amen. Ngo baragenda bagafata ibituro by'abahanuzi, ngo bakabisiga, ngo bakabyubakira, ngo twebwe turi beza, iyo tuza kuba turi mu gihe cy'abasogokuruza. Ariko ibyo ngibyo ni uburyarya bwuzuye, ni uburimanganya mu mitima yabo. Ibyo bari kuvuga ntabwo aribyo bari gukora. Amen. Twebwe rero twizera nka ba bandi yewe bamwumve ibyo mvuga ariko nimurebe ibyo nkora. Oya, ijambo ry'Imana avuga ati ibyuzi umutima ibyaga bikavuga. Amen. Abantu benshi bajya bakwizerera ijambo, bajya bakwizerera ijambo, bumva mu mbaga iwabo, ushaka kujya mu mazu menshi ugasanga amafoto ya Brenda maruzuye, ariko se Brenda Afurika bamwemera. Oya, baravuga ngo ni ibituro bisize mu byemera Imana, ariko bigaragarisha imirimo yabo. Ariko bene data, ndababwira ngo twebwe mu mitima yacu twikuremo uburyarya, twikuremo ubufarisayo. Amen. Twizere Imana. Nimba ukunda ukunde, nimba wanze wange. Ijambo ry'Imana avuga ngo abana b'Imana ni yego cyangwa ni oya. Ariko turahura ndagukunda cyangwa uriya no guhura nawe no kumusuhuza umva no kubura ukongira naje uteze ijambo
ijambo ry'Imana avuga ngo ijuru riri mu rukundo kandi rizaba mu rukundo. None niba wagira ngo neza mu mutima, niba wagira ngo neza mu mutima umeze nka wa wundi wowe n'umuntu urakoze muri data kandi bagize ute ariko bari kuvuga kwishima bidamukanyo yanyu yewe maranatha Imana yacu akacyubahiro. Ariko muri twebwe ubufarisayo uburyarya ndakwanze furere niba ndagukunze, nimba kwanze arakwanze, niba gukunze gukunde uburyarya bone b'Imana bushire buri muntu yereka Imana aruhande arimo. Niba uri mu ruhande rw'Imana garagaza iby'Imana muri wowe. Niba uri mu ruhande rwa Satani erura ariko abantu benshi bagira ngo uze gusenga ni kwa nigireyo bajya kuza ntabwo ariko twabuze aho tujya, niba uzi iyo ujya ntabwo hari n'abapfa kujya. Hano haza abakeneye kumva Uwiteka aravuze, kumva ijambo ry'Imana ugatera intambwe, ukumva ijambo ry'Imana ukarituramo. Buri muntu afite uruhande arimo, nawe uyu munsi ugaragaza uruhande urimo kandi uzarufashe intego. Niba ushaka gukorera Imana bamuhate Uwiteka. Amen. Kuko rero avuga ati ijambo bavuga ati niba dufatanije urerura gare udafatanije ni umwambuzi arasenye. Iyo uri kujyana n'umuntu mudahuje nta munsi n'umwe mwazubaka mu musozi uzubaka asenye, uzubaka asenye, uzavuga ati haleluya ntabwo avuga ati oya, uzavuga ati Yesu araje. Igihe mwabivugiye yazaza ryari nuko yazaza ndakuza bavuga ati niko byahoze, nuko byahoze kuko ibibarimo batabyerekana. Babona abafarisayo buzi uburyarya, buzi buri manganya, ibyo bibereka umutima wabo. Amen. Abantu benshi watu wengi reka mbabwire, acha niwaambie, hari uburyo nyambura ukuntu mbivuga, ninakosa namna, ariko Imana ubwayo, lakini Mungu mwenyewe ubwayo nimanukira muri wowe ikaza mu rugo rwawe izakwereka, izakwemeza kandi nawe uzakomera. Tena nyumba yako itasimama imani. Ugasanga hano nakutana hapa kufuata telefone yashyize, ila simu umeiweka wapi? Ugasanga umuntu hano arubatse, nakutana mtu anajenga, afite umugore ana mke, babanye batabanye, wanaishi bari mu rugo, hawaishi pamoja, n'umugabo n'umugore, mume na mke, ariko bari kumwe batari kumwe, wako pamoja na wako pamoja. N'umugabo w'indyarya ati kubera iki? Afite umugore w'igitiro akanyara batazamenya iyo telefone, na mwingine mwenye hautaweza kujua, telefone igazira simu inalia yako nyumbani na Mungu wake. Kuna wanawake ambao wanaitiwa jina birirwa bahamagara abagabo b'abandi, wanashinda birirwa bashabuza inyama z'abandi, ariko reka baza umugabo we yasigaye gutyo ubundi rubatse. Sasa kama ujumba wake na ko Bibiliya ivuga neza ati Biblia inasema wishime n'umugore mu busore bwawe na mume wako ndani ya mke wako ndani ya ujana wako, buri munsi lakini nyumbani ni nta vita, mahoro mufite. hamuna usalama. Kubera iki? Hagati muri mwe harimo uryarya, harimo uryarya undi, ujya mwikora n'uryarya ntabwo muzubakwa ngo rukomere, hamutajenga. Garagaza uruhande urimo, Onesha upande ko wako, buri muntu kwa sababu afite uruhande arimo. ana upande wake. Twihute Uharakishe bene data, wandugu,
mubake ingo zanyu zikomere jenge nyumba kandi zenu musaba zisimame Uwiteka imara. Tena aba ari we umuyobozi wazo abo kuko kiongozi ingo nyinshi zubatse mu manegeka ingo nyinshi zirajegajega jenga ingo nyinshi zirajegajega umugabo ntabanye n'umugore we mume amafaranga mu nzu umugore azi aho amafaranga anyura kandi buri munsi umugabo arara mu kazi ariko amafaranga arayambuka imipaka ari kubakira abo utamenya ese ibyo byumvire data mugenzi bacu tubakireho tuyizeye mumfashe dusengere satani mumfashe dusengere satani amen imana umugisha izina rya Yesu Kristo buri muntu agaragaze kila uruhande mtu aonyeshe nafasi yake. ngo yemwe mwabanditsi n'abafarisayo mwandyarya Enyi waandishi na Wafarisayo, ngo muzabona ishyano mtapata ole kumwubaka ibituro kwa sababu mnajenga by'abahanuzi makaburi za manabii mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi safi za wakumbusho ya wenye mukavuga haki, muti iyabatwaraho mu gihe kama cy'abasekuruza tungelikuwa kwa wakati za baba zetu. mujya mumenya gutanga imfashanyo Mnatoa msaada, ni ugufasha mwene data kusaidia ndugu, ni ugufasha umuvandimwe Kusaidia. murafasha gufasha ni byiza ni vizuri. Ndio. Bakagenda bagafatanya ibituro bakabirimbisha bakagenda bakabyubakira neza ariko unindyarya uzemo buri manganya amen mwene data w'ikibacu Ndugu na dada zetu, reke uburyarya ache reke buri manganya ache ukuri kwacu kube yego ukweli etikuwe niba ndio twanze be oya kama ni kukataa ariko hagati yanyu katikati harimo yetu yego na oya usikuwe ndio amen niwe reko mwene se mukunze mu buryarya kama unajua kama una niwereke kwa unafiki ko mushiki wawe umukunze mu buryarya kama dada yako unapenda nimba umuhobere muri wowe harimo impamvu niba umusuhuza harimo uburebure kuri uwundi n'umusuhuza mu buryarya n'umukunze mu buryarya ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo mu byo dukora tugaragaze abo turi bo amen buri muntu agaragaze uruhande arimo amen imana y'umugisha wabariki izina ibyahishuwe funuo ure turihuta haraka nshaka kubakereza tutawachelewesha. ibyahishuwe 3 Funuo sura ya 15 15. nzi imirimo yawe Najua matendo yako, yuko udakonje wewe si baridi, kandi ntubire wewe si moto, yaba ari ukonje ungelikuwa cyangwa baridi wari ubire wala moto. hari abantu baba barasenga Kuna watu ambao hari abantu bitwa ngo bakurikiye Imana ariko ntibakwereke igihagararo bafite ntibakwereke uruhande barimo ijambo ry'Imana rivuga ati ngo nzi imirimo yawe Unajua matendo yako, yuko udakonje kandi ntubire ese wakwerekanye uruhande urimo ukerura amen amen erekana uruhande urimo erekana aho uhagaze onesha kwenye erekana aho uhagaze onesha kwenye unasimama. Biblia iravuga ati Biblia inasema ngo nzi imirimo yawe unajua matendo yako, ngo yuko udakonje wewe si baridi kandi ntubire wewe si moto, yaba ari ukonje cyangwa ari baridi ubire wala moto. ukamenya ahantu uhagaze Jua kwenye unasimama. nimba bikunaniye Kama nakushika, erura wewe urakonje ongeza. nimba ubishoboye erura ko ushyushye Aoneshe kama wewe ni moto, erekana uruhande urimo unashindwa uoneshe nimba upande ubishoboye wako. erekana uruhande urimo Onesha upande kuko wako. hano Kwa sababu Biblia itwereka Biblia inyanja inatuonyesha mkorofi. ibikonje Yeye hasimami, bishyushye yeye si ese moto. uhagaze Sasa hehe tunasimama ijambo wapi? rivuga ati Nenda na Mungu ngo nasema udakonje kama wewe si baridi, wewe si moto, ugiye gukuru mimi naenda kuko kukuta ntaho uri kwa sababu amen basi garagaza icyo uri cyo onesha chenye niwishe uko mbere data na garagaza icyo uri cyo niwishushanye usifananishe. garagaza icyo uri cyo Wewe niwihishe abakubona babare inyunganizi wewe wakukuwa kielelezo, abakumva wanaokusikia bagira imbuto nziza yo gukuraho wapate ubuhamya bwawe ushuhuda bwerekane icyo uri cyo uoneshe kama wewe ni ubuhamya moto. bwawe mbese ni Ushuhuda wako ni ubuhamya gani? bwawe uri mucywaje Ushuhuda wako ni gani ubuhamya dada? bwawe mbere data Ushuhuda wako ni gani ndugu? aho twari turi Jinsi kwenye tulikuwa aho jana twari turi pale ndio ariko uyu munsi siku ya leo ndagira ngo ijambo ryacu neno la leo uryumve neza sikie vizuri. buri muntu afite uruhande arimo Kuna mtu ana nawe uruhande
ugaragaze uruhande na wewe uoneshe upande. Amen. Amen. Imana ibafashe kandi bamugisha mu Yesu Kristo. Twirinde kwishushanya, twirinde ikintu gisa no kuyazanya, kuko ibyo ni iby'akanya gato. Hagiye kugeraho uburyarya burashira, hagiye kugeraho kwishushanya bitarakora. Ijambo ry'Imana nayaryerura rikavuga ryeruye, kuko ijambo ry'Imana ati ndatinya, kuko ubu nimbivuga ese murabyakira gute? Ndatinya, ubu nimbivuga murabyumva gute? Ariko hari umunsi uzabivuga dufite amazi. Ijambo ry'Imana rikakwereka n'ibiri mu mutima, utaravuga, utaragira n'akanya gato wavuga, utarabumbura akanwa kawe. Ijambo ry'Imana rikerekana icyo uri cyo. Bitaraba rero, bitaraba bikitwa none, ijambo ry'Imana avuga riti mushakashaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Amen. Amen. Ukora ibibi nareke ibibi bye, ureke izo nzira mbi, mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Garagaza icyo nicyo niwishe. Niba buri muntu afite uruhande arimo, data mucyo wacu, nawe garagaza uruhande urimo, werure. Ushaka Imana, ushaka Uwiteka, cyangwa ushaka Satani. Biravuga ngo tujye mu Imana ariko batari mu mazi. Amen. Utizeye ijambo ry'Imana ni umutizera. Ni ukuvuga ngo kwizera ni ukumvira ijambo, ukarituramo, kurituramo ni ugukora ijambo ry'Imana. Amen. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusoze dusome ijambo ry'igitabo cya Luka. Some ndani ya kitabu cha Luka. Ijambo ry'igitabo cya Luka. Neno inaandikwa ndani ya kitabu cha Luka. Inakwambia nubona bakwanze, unapoona na Yesu baramwanze, nubona bagututse, ntibikagucinege muri urugendo. Na Yesu baramututse, aravuga ati iyo mumenya Mose nanjye mwaramenye, none ko mwanyanze nimubona babanze, ntabwo ari mwe burya sinjye bazaba banze. Burya njyewe ikinshimisha niko kunyaga kwawe atari jye wanze, ahubwo burya ni wowe wanze. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ati bene data nimukundana bose bazamenya ko muri abigishwa b'Uwiteka. Niba nta rukundo muri wowe nawe umenya upande wako. Luka 18. Luka sura ya 18 mstari wa 6. Sura mstari wa 6. Nuko umwami Yesu arabaza ati, kisha Bwana Yesu akauliza, nimwumvise iby'ubucamanza mlisikia yakiranirwa furaha ya mhukumu? Nimwumvise iby'ubucamanza yakiranirwa yavuze aliyotamka, ubwo bibaye bityo kama ni vile, ubwo bibaye bityo kama inakuwa vile, Imana yo nizarengera intore zayo, Mungu hata zitagira ku manywa na nijoro wote wanayomlilia mchana na usiku. Reka mbabwire ngo dufite umurengezi. Acha niwaambie tunamtetea. Uwo nguwo uturengera, yule ambaye anatutetea, tutagira ku manywa na nijoro, anatulilia mchana na usiku. Mudababwira yuko nawaambia ya kwamba azabarengera vuba, atawatetea. Ariko umwana w'umuntu naza, lakini mwanadamu azasanga kwizera kukiri mwisi, atakutana cyangwa n'uburyarya n'uburimanganya gusa, ni unafiki na ukorofi pekee. Ijambo ry'Imana rivuga ati, neno la Mungu nasema uyu mucamanza, uyu muamzi yarari aho ngaho, alikuwa mahali pale, atita ku bantu, hajali na watu, atita ku jambo ry'Imana, hajali na neno, atazi imirimo y'Imana, atazi Uwiteka aravuze. Ariko ijambo ry'Imana avuga ati, ngo nuko aza kubaho umuntu umwe agira ikibazo, agize ikibazo akaba azi ko umwami mu gihugu aba atunze kandi afite byinshi, kandi mu nshingano zo kuba ariho n'abagomba kubarengera, ariko yirengagije inshingano ze. Uwo muntu aravuga
muntu nawe ntiyacika intege aramutitiriza oya ikibazo mfite nta wundi wayikemura ni wowe aramutitiriza uwo muntu arangije aravuga ati kuko uyu muntu atembeshe kuko uyu muntu azigishe nanjye reka mufashe kugira ngo atidabura buri munsi ari iwanjye kumufasha. Bene data ndababwira ngo nimba ari ugufasha nimba ari ukwitanga ntukajye ubikora uri ukwikiza. Uyu muntu yabikoze ari kumwikiza ngo iteka atajya amubona iwe. Amen. Niko abantu benshi bariho muri iyi minsi babikorera kwikiza abantu. Gusa impamvu mbere ko mukunda umuntu amwikize mbona mvuye imbere impamvu Gerard mbere ko mukunda n'uryango mbona mvuye imbere. Oya uburyango bw'abafarisayo ijambo ry'Imana atuye neza. Ijambo ry'Imana rivuze ryeruye ngo n'uyu mucamanza yamufashije ari kumwikiza. Ariko mbese uwo muntu nimba atakundaga abantu babaye n'Imana akaba abikoze akarengera uwo muntu ukamutitirije, mbese Imana yo izabura ite urengera abayititirije? Imana izabura ite urengera abayitakira? Imana izabura ite urengera abamusaba? Ndababwira ngo nimba ufite ikibazo nimba ufite ingorane saba Uwiteka. Uwiteka aravuze ati ntazabura kuturengera kandi vuba. Amen. Ariko buri muntu agaragaze uruhande wake. Abari mu ruhande rw'Imana ihoraho mushimire Uwiteka, murangurure ijwi muvuga ati yashimwe Uwiteka, twerure twerekane tugaragaze uruhande turimo. Amen. Imana y'umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ati Uwiteka azabe babayo abo Uwiteka Imana irabazi guhera mu itangiriro. Ijambo ry'Imana rivuga ati mbere na mbere nuko Imana irema ijuru n'isi twari muri we mu bitekerezo bye niko twari turi. Uwiteka rero aratuzi, nawe saba Uwiteka, Uwiteka azakurengera kandi vuba. Amen. Uwiteka azi abe. Bwana Mungu anatoa Imana umugisha. Mungu awabariki ndani ya jina la Bwana. Uwiteka Neno la Mungu barivuga ngo rirangize. Hakuna mwenye anaweza kusema ikibazo gituma abantu batizera. Lakini swala ambayo inaacha watu hawaamini ni kutovumilia. Abantu benshi basenya ingo zabo. Chenye kinaacha kubomolewa ni kwihangana. Fate kwizera nk'ingabo. Hata imani kama ngao. Imana Mungu kwa havuga ati hata Mungu kizaza wakati atakutana imani Uwiteka agiye kuza kama Bwana azazera kuri muri imani bashoboze Mungu awajejeshe ndani ya jina la Yesu. Kumvaga ijambo Wakati iliyopita tulisikia wakituambia ese kutizera kwanyu kuto imani kutoamini kwenu ni nini? Kutumva amagambo y'Imana ngo tuyakomeze mitima yacu. Iki Uwiteka cyakoze n'iki ngo twari tuzikwiriye abizera. Akajambo cyangwa se ijambo neno mbere ko Imana yise urubanza, mtumishi wa Mungu aliita hukumu. Yise urubanza Aliita hukumu. aravuga ati Nasema wahapa aliita mushahidi anayefuata ahayahamagaye umuhamya ukurikira. ule ni mushahidi anaitwa uwo ni umuhamya witwa kosa subira. Wananiwe kwihangana. Jamaa mbaya sana ni umuryango mubi. utagira kwihangana. Umuryango utagira kwihangana. Utagira kwihangana. Wanaume mwenye hangana utagira kwihangana. Ntabwo aramba mu rugo. Ntabwo rugo rugomera. Amen. Nibyo abonye aravuga ati ni ibisanzwe n'ubundi byari bikwiye kuba. Namenye ko ari ibitangaza by'Imana, namenye ko ari imirimo y'Uwiteka. Ariko ijambo ry'Imana avuga ati ntitukizere nk'abafarisayo, ntituzajye kuryanya muri twe. Buri muntu afite uruhande arimo, nawe ugaragaze uruhande urimo. Kutihangana utosubiye benshi bagwa mu rugendo. Kutihangana utumye benshi banamuka mu rugendo. Imana ibafashe mu izina rya Yesu Kristo. Reka akayisitari indirimbo. Hano hari indirimbo ivuga hapa kuna nyimbo inayosema ni indirimbo mu gitabo cy'ijana, ni nyimbo ya 100, ni indirimbo y'ijana na 54. nyimbo ya 150. Maze gutekereza aya magambo, na wewe ufikirie iyi ndirimbo yaje mu mutima wanjye, hii wakati nongera kuyibuka. hii nyimbo ilikuja ndavuga ati mu kanya gato turafata
naje tutakamata. reka n'indirimbo Acha turirimbe na hii nyimbo tuiimbe. kandi burya turimo gusoza Tena tunakomesha amatezo yacu y'uno munsi makusanyiko yetu ya ijambo Uwiteka yaduhaye umunsi neno ambao Mungu alitupatia yaje leo. kubabwira ati buri muntu afite uruhande Mtu nawe akona upande nawe wako. garagaza Na wewe uoneshe uruhande urimo upande wako. abakumva abakubona bamenye uruhande bahagazemo wajue upande wako. bikuremo uburyarya Usiondoe ukorofi. bikuremo kwishushanya Usiondoe kujifananisha. bikuremo kwizera nk'abafarisayo Usiondoe ndani kwa abafarisayo bareka imana ko ari abere Wafarisayo ariko wanaonyesha mitima Mungu kama wao yabo ni watakatifu. burya bari uburyarya Lakini ndani ya mioyo ni unafiki. imana ibiturinde Mungu atulinde. niba warizeye Kama uliamini ukakira ubutumwa bugeze na umugoroba umepokea ujumbe wakati wa jioni, ugaragaze uruhande ujue na kuonesha upande wako. amajyete mugifite indirimbo ivuga ngo Ni nyimbo ambayo ni inasema ukuri buri muntu afite uruhande kila arimo mtu ana upande wake. iyo ndirimbo turirimba Ile nyimbo tutaimba, abatangije amateraniro anayeanzisha makusanyiko none yegera hafi atakuwa kuyasoza anakaribia hapo karibu kwa kukomesha ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo.